bakunze urubuga rwacu turabasuhuje. Muri aka kanya twabategura ikiganiro kirambuye ku bijyanye n'amateka y'urwego rwari rushinzwe kugenzura umutekano ruzwi nka Local Defense Force. Urwego rwahawe Butamwa rukiyongeraho na Ngenda. Abazi u Rwanda hagati y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu n'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu nawe avuga ko atazi urwego rw'umutekano rwa Local Defense Force kuko rwari hafi cyane y'abaturage ku buryo waba ubishaka cyangwa utabishaka wahuraga narwo. Sheikh Abdul Karim Harerimana, umwe mu bagize urwego rw'igihugu rw'inararibonye yabwiye igihe ko bamwe mu bari bagize urwo rwego rwa Local Defense Force bibonye uko batari, bakora ibitandukanye n'inshingano bahawe, biba kimwe mu byatumye urwo rwego ruseswa rubura igihe gito ngo rwizihize imyaka 20 rubayeho. Ni urwego rwabaye ikimenya bose mu Rwanda mu myaka yatambutse, ariko ishusho y'ibibi iganza ibyiza rwakoze biba intandaro yo kuruvanaho mu mwaka w'2013. Local Defense Force yashyizweho igihugu kiri mu bibazo bikomeye by'umutekano muke wakomotse ku ngaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi. Ingabo ntabwo zari zihagije ngo igihugu gisubire ku murongo ku mutekano. Polisi ntiyari yakabayeho kuko yaje mu mwaka w'2000. Hari hakenewe urundi rwego rwunganira cyangwa rufasha gucunga umutekano, gutanga amakuru ku gihe no gukumira icyaha kitaraba. Local Defense Force yashinzwe ikenewe cyane, ariko umwaka wagiye gushira bamwe batangiye kuyinuba, biba ngombwa ko Minisitiri w'Umutekano atanga itegeko riyihagarika nyuma yo kugaragara mu bikorwa byinshi bihungabanya umutekano w'abaturage aho kuwurinda nk'uko byari mu nshingano. Abakuru bibuke neza abasore n'abakobwa b'imyenda y'umutuku wijimye. Mu bice by'icyaro hari ababitaga uruyumba kubera imyenda n'ingofero bambaraga zasaga n'ibishyimbo byitwa gutyo. Ni umurimo w'ubwitange bakoraga badahemberwa. Abenshi bari abasore n'inkumi bari hagati y'imyaka 18 na 30, bagahabwa amasomo y'igihe gito bakagaruka gukorera aho bavukiye. Mu myaka y'1998 u Rwanda rwagize ikibazo gikomeye cy'umutekano. Ibitero by'abacengezi bari biganjemo abasize bakoze Jenoside byisukiranya mu majyaruguru no mu burengerazuba. Byabaye ngombwa ko habaho kuvugurura itegeko rishyiraho Local Defense ikagaruka kunganira inzego z'umutekano cyane cyane mu baturage. Urwo rwego rusubiraho mu mwaka w'1998. Sheikh Harerimana yari Minisitiri w'Umutekano mu gihugu. Yabwiye ikinyamakuru Igihe ko abaturage ari bo bicaraga bagatoranya bagomba kujya muri urwo rwego, bagahugurwa, nyuma bakagaruka gufasha mu gucunga umutekano. Buri karere kabaga gafite abagize urwo rwego bitewe n'abaturage bagatuye, ariko bivugwa ko babaga bari hagati y'ijana na 50 na 250. Ahenshi mu turere itsinda ry'abantu bagera ku 10 bagize urwo rwego ryabaga rifite imbunda zabikwaga ku rwego rwa leta ruri hafi, zikifashishwa ku mugoroba bagiye ku burinzi, gusa ntibyabuzaga ko hari abazijyana mu rugo no mu bindi bikorwa. Mu mwaka w'2000 polisi y'u Rwanda imaze kubaho, amajwi y'abanenga Local Defense Force yari amaze kuba menshi, ariko impamvu zo kugumishaho cyangwa kurugumishaho zari zikiri nyinshi. Hari umwe mu bayobozi bakuru muri polisi wigeze kubwira itsinda ry'intumwa zo muri Denmark no mu Bwongereza ko icyifuzo cyari uko nibura habaho umupolisi umwe ku baturage 1000. Nyamara icyo gihe nibura umupolisi umwe yabarirwaga gucunga umutekano abaturage 3000. Ibyo byatumaga abagize Local Defense Force bakenerwa kugira ngo bafashe mu kuziba icyuho cy'abapolisi bake. Uru rwego rero biyumvisha uko batari. Nta wahangaraga kuvuga ko abari bagize urwo rwego bose bakoraga nabi. Harimo abakoraga neza, nayo mpamvu urwo rwego rutahise ruseswa. Icyakora amajwi menshi yagaragaza ko ibintu atari shyashya. Hakomeje gutangwa amakuru y'amakosa n'ibyaha bikorwa n'abagize Local Defense Force ku kigero cyo hejuru. Bagiye bashinjwa ibyaha byo kwica, gufata ku ngufu, ubujura,
guhohotera abaturage bakabakubita n'ibindi. Hari n'ubwo hagati yabo bashyamiranaga bakarasana. Leta yakomeje gukomera kuri Local Defense kuko inshingano zayo zari zikenewe cyane nk'urwego rwari rwegereye cyane abaturage mu by'umutekano. Sheikh Harerimana yavuze ko hari aho bageraga bakumva ko babaye ibitangaza. Ati abaturage nibo bicaraga bakavuga bati uriya mwana n'uriya nibo dushaka ko bajya muri Local Defense yaha iwacu. Tuza kugira ibyago, imyumvire ntiyaba myiza. Abo basore n'abahungu bagombaga no gutanga raporo kuri polisi begereye. Hari ubwo bahabwaga n'intwaro nimugoroba zo kurinda agace batuyemo mu gitondo zigasubira kuri polisi. Hari aho bitwaye nabi bakumva ko babaye igitangaza. Mu myaka y'ibihumbi 2000 hari nk'aho abo basore bashinywaga kuba barashe abagore 3 b'abacuruzi muri Byumba. Muri iyo perefegitura hitwa Kivuye, nanone mu kabari harasirwa abantu 5 bikozwe n'abagize Local Defense Force n'ibindi. Muri Werurwe mu mwaka w'ibihumbi 2003 abagize urwo rwego bo muri Gitarama barashe wari ushinzwe imibereho myiza muri iyo ntara. Muri Nyakanga 2008 ikinyamakuru The New Times cyanditse ko umwe mu bari bagize Local Defense Force mu karere ka Nyagatare yarashakica umunyeshuri ku ishuri rya Mutara Polytechnic University. Byatumye umwe mu batuye Kayonza yandikira icyo kinyamakuru agira ati abagize Local Defense bamaze igihe bijandika mu bwicanyi butari ngombwa bakica abaturage badafite intwaro bitwaje ko bahawe imbunda. Birakwiriye ko ubuyobozi bufata bugahindura amateka mabi yaranze Local Defense Force. Akenshi babaga bakoze ibyaha barafatwaga bagahanwa, ariko mu maso y'umuturage ntabwo ishusho yayo mabi yashoboraga gusibangana byoroshye. Inama y'urusange ya Sena yateranye tariki ya 29 Ukwakira umwaka wa 2009 yari yakoreye ubugororangingo raporo ya Komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga, Ubutwererane n'Umutekano igaragaza ko urwo rwego rwa Local Defense rufite ikibazo mu mikorere. Iyi raporo ya Sena yagaragaje ko mu igenzura ryakozwe mu baturage uru rwego rwa Local Defense rwari rufitiwe icyizere kingana 54%. Gusa mu gihe izindi nzego nka polisi yari ifite 97%, naho igisirikare kikagirwa 98%. Sheikh Harerimana yabwiye Igihe ko bamwe mu bari bagize urwo rwego bibonye ukundi bibagirwa inshingano nyamukuru yo gucunga umutekano. Ati uzi ko umuturage namubwiraga ngo kuki witwara uko, ati ese ni wowe wampaye uyu mwenda? Bibonye ukundi kutari uko bitari muri gahunda za leta, nicyo gituma kenshi bagendaga bakurwamo bagahindurwa, bigeze basanga hari muri systeme ibashyiraho hashobora kuba harimo ibibazo, haza gufatwa icyemezo ko basimbuzwa. Umwanzuro warafashwe Local Defense Force ikurwaho. Impuguke z'abaturage zakomeje kuba nyinshi. Mu mwaka w'ibihumbi 2013 hasohoka itegeko rikuraho Local Defense Force, hashyirwaho urundi rwego rwa DASSO rushinzwe kunganira uturere mu gucunga umutekano. Mu bemerewe kujya muri urwo rwego rushya, bamwe mu bari bagize Local Defense barakomorewe, ariko hatoranwa abagaragaje imyitwarire myiza mu kazi. Polisi y'igihugu yahawe inshingano zo kubanza gutoza abagiye kwinjira muri DASSO kugira ngo babanze kwigishwa imiterere y'akazi bagiye gukora. Bitandukanye na Local Defense Force, abagize DASSO si abakorerabushake, barahembwa kandi abenshi bafite ikigero runaka cy'amashuri, abenshi barangije ayisumbuye. Nubwo DASSO nayo atari shyashya mu baturage, Sheikh Harerimana yavuze ko akazi kabo gakorwa neza n'ukoze amakosa akayakora ku giti cye kandi akabibazwa. Inshingano za DASSO zirimo gufasha gukumira ibyaha, gufata no gushyikiriza inzego zibifitiye ububasha abanyabyaha, guperereza no gushyikiriza amakuru yerekeye umutekano ababishinzwe, no kurinda ibikorwa remezo byose biri aho bakorera, bakanafasha mu bihe by'ibiza. Nubwo bitari ku rwego rumwe n'izindi nzego z'umutekano, icyizere abadaso bafitiwe n'abaturage kiruta kure icyo bari bafitiye Local Defense Force.
Ubushakashatsi bwa karindwi bw'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB buzwi mu rurimi rw'icyongereza nka Rwanda Governance Scorecard buherutse gusohoka bwagaragaje ko abaturage bafitiye icyizere DASSO ku kigero kiri hagati ya 80 na 90%. Ni mu gihe icyizere abaturage bafitiye ingabo na polisi ziri hejuru y'impuzandengo iri hejuru ya 90%. Abari bagize Local Defense Force bakunze kugirirwa icyizere gike n'abaturage bituma hafatwa umwanzuro wo gusesa urwo rwego. Ngayo nguko ayo niyo mateka ya urwego rwa Local Defense Force rwari rugiye kwizihiza imyaka 20 ariko ruseswa kubera imyitwarire mibi y'akavuyo, kurasana, guhohotera n'ibindi bikorwa. Turabashimiye cyane kuba mwakurikiye iki kiganiro, turabasaba gukora subscribe, like, share kugira ngo ukomeze mubone amakuru tubagezaho.